turebye dusanga ja ari mu gitero kiri kudutera amabuye menshi. Cyo gihe naratetiye mu gihe twa duturanye n'umugabo witwa Karangwa yari umututsi uvuka za Gitarama, yumvikanye na papa muri clôture dushyiramo akantu k'akaryango ku buryo iyo baduteraga twahita dufungura akaryango tukajya kwa Karangwa tugahita tumanuka duhunga. Bamaze mu rugo iwacu nk'iminota nk'icumi bazenguruka bashaka uburyo basenya ngo binjire mu nzu bakeka kwenda ninjiyemo, ariko kwa ko hari roseti wenda amabwiriza yo gusenya atari yasohoka. Ku itariki ya 7 byari bimeze bite Gilbert? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Nagira ngo tugaruke kuri uwo muntu wakubajije ngo kuki bitangira ku itariki ya 7. Buriya n'umuntu agira itariki avukiraho n'igihe yitabira Imana. Rero na genocide yakorewe abatutsi ifite umunsi nyirizina yatangiriyeho ndabyongeraho kuko na mbere hose bira byari itegurwa rya genocide. Kwica abantu muri Kibirira bari bamo kugerageza genocide, kwica abantu mu Bugesera bari bamo kugerageza genocide kugira ngo barebe ko ibyo bapanze mu myaka 40 ingahe bapanga gukora genocide bishoboka. Bagiye babikora rero kubera yuko genocide ni icyaha ni babyita ngo crime contre l'humanité. No kuvuga ngo ni icyaha gikorerwa inyoko muntu. No kuvuga ngo ujya kugikora ntago ari nk'umuntu ushobora kugira reaction akica umuntu akakaba yafata umpanga gatema umuntu. Ni ibintu bitegurwa, ni ibintu bishyigikirwa na leta urimo, ni ibintu bifata umwanya munini kugira ngo kuko baba bazi n'ingaruka zabyo, kuko hari etape 10 kugira ngo genocide yitwe genocide igomba ku communauté internationale, Nations Unies zigomba kwemera noneho genocide kitwa genocide. No kuvuga ngo hari ahantu henshi hagenda hapfa abantu henshi cyane, bagapfa ari n'umubare mwinshi, ariko iyo hatabayemo planification, iyo hatabayemo identification y'uzapfa, iyo hatabayemo donc za etape 10 nagiye mbabwira ntago byitwa genocide. No kuvuga rero biriya byabanjirije tariki nuko mwenda mwari kumusubiza cyangwa se niko mwamusubije byari kugerageza genocide. Ku itariki ya 7 rero nari ndi muri uyu mujyi wa Kigali, ntuye hano mu Kiyovu cy'abakene munsi ya RSSB. Niho mvuka niza amashuri abanza kuri Sainte Famille, ayisumbuye nyiga mu seminari Ndera, hanyuma nza kwiga nyuma ya genocide ko ntabwo nari nemerewe kwiga nyine nk'umututsi. Naje kwiga kaminuza muri Yerka. Rero Kigali ndayizi n'ibyahabereye ndabizi. Ku itariki ya 7 rero ubwo twari mu matariki abanziriza Rosette, twumvaga nyine radio RTLM, twabonaga abasirikare ba minuari batembera mu quartier, twabonaga ibimenyetso byinshi yuko hari ikintu gishobora kuba. Ariko buriya ku bantu bakurikira genocide kwako twari turi abana, ubundi hari ibimenyetso byagaragaza ko hari ikintu kigiye kuba, kwako twari dufite ubwoba bwinshi. Ubona ababyeyi bacu bafite ubwoba. Nkunda gusubira inyuma nkaganiriza abantu nkabwira abantu yuko hari ikintu ababyeyi bacu byo kwanga ntiteranya, ababyeyi bacu baduhishe. Ibyawe muri 59 niyo wabikomozaga aho wabyize muri école primaire, umubyeyi arakubwiraga ati mwana wanjye ati namarorerwa tirekera aho ngati. Ariko iyo tuza kuba twarasobanukiwe ibyababayeho ababyeyi bacu 59 ntago twari gupfa kare akageri, kuko twari gukora, twari abasore twashoboraga no kurwana uko twari n'ubundi twararwanaga, ariko tutazi icyo turwanira gusa ari kurwana twiproteja. Ariko ntago twari tuzi yuko umuntu ashobora gufata umuntu akamwica. Ntabwo twari tuzi ko umuntu ashobora kugira urwango rugeze hariya nta kintu mupfa, umuntu wabyeyi mu batisima akabaruza kukwica, umugabo akica umugore we. Ibyo bintu twumvaga bidashoboka, ariko ababyeyi bacu, nkunda kubivuga wenda n'ubu ngubu ngize Imana kubivuga, kubera icyo babayemo, kubera ko nta bwinyagamburiro bari bafite muri iki gihugu, nta gusohoka mu gihugu, nta burenganzira ku mashuri nkuko nabivuze, nta burenganzira ku kazi. Bangaga ikintu cyose gishobora gutuma ubwira umwana wawe, umwana ni innocent, ukamubwira uti mwana wanjye buriya ibintu bimeze byenda gusa n'ibyo 59 bashobora kuzagira umunsi bakatwica. Rero impamvu mbikubwira nuko umunsi Rosette nge naganiriye na mama, numva yuko nta muntu ushobora kumukoraho, bidashoboka, kubera
abasore twari duturanye n'ukuntu bajyaga ibitero byajyaga bize tukabisubizayo numvaga nta mushobora gukora kuri mama noneho ndamubwira mama ko mbona wagize ubwoba cyane bite byawe ubwo hari Rosette mu gitondo ndamubwira mama ntumbura ndahari kandi mfite n'ingufu hano quartier yose ndayimetiriza abantu abahungu bose dushobora kuza kurwana humura ntugire ikibazo yarambwiye ngo mwana wanjye ntabwo uzi ikintu kigiye gukurikira ati ibi byagiye gukurikira amarorerwa nabyumvise nyuma amaze gupfa maze no kubura umuryango wanjye nibwo nabyumvise yuko mama yari yariteguye ariko njyewe nari ngifite ingufu zo kurwana kuko nubundi nyine bitero byose byari byaraje tubisubiza nyuma tugakubita bagasenya tugasenya kuko hari ikintu cy'ubumwe twari dufite hariya abantu twavukiye muri kira Kiyovu twari dufite ubumwe bukomeye cyane nta nibagirwa n'icyo kintu ariko kugira ngo ntaza kukibagirwa nuko n'abana twareranywe abana b'abahutu twareranywe nabo mu minsi muri uwo munsi ubundi dogo twarwaniriraga quartier ntago twarwaniriraga ubwoko ariko uwo munsi nkanjye wari umwe mu bantu bashinzwe security nyine twari organize nagiye kubareba nkabona ibyo twari dusanzwe tuganira nkabona ahubwo urukundo yaramfitiye rwahindutse ahubwo arimo kumbona mu mwanzi ariko nkumva nanone sinari nabyumva nkavuga nti wenda ni mauvaise humeur yaramukanye najya kundi nkabona nawe nuko nguko avuga ni hari ikintu gikomeye gishobora kuza kuba nibwo nanjye natangiye kugira gute none nshakisha abo duhuje babandi duhuje ibibazo mbicaza ahantu ndavuga ni ibintu byahindutse nagera aho ngaho rero Rosette mu gitondo hari amabwiriza yatanzwe mu mujyi wa Kigali n'umugabo witwa Renzaho Tarsis avuga yuko nta muntu wemereye kujya muri metero 200 kure y'urugo rwe muri metero 200 bose bagume mu mago yabo icya kabiri abasore n'abagabo bagomba kujya gukora barriere ku mihanda ku itariki 7 mu gitondo iryo tegeko rero natwe twabyimvagamo twari abantu nyine dufite agatege turi abasore n'abandi babandi nita abanjye twaragiye tujya ahantu dukora barriere natwe dukora barriere hanyuma nyine habanza kuza Jetta imodoka ya Jetta y'abajepe baraza baratubaza ati muri bantu ki noneho umusaza umwe twari turi kumwe kuri barriere kuko iri imbere y'inzu ye atavuga ngo turahutu n'abatutsi ndati sibyo ninde ubikubajije baraseka cyane baraduseka ariko bamaze kuturebamo amasura babonye yuko mbese ubwo wenda turi uko babibonaga uko tutazi byari byo baragiye bakimara kugenda duhita ko tubona interahamwe ebyiri kuko interahamwe twari tuzizi bari baragigabira gukora training twari tubazi iyo training ariko tukumva nta kintu dutwaye kwera solidarité twari dufite kuko iyo buri gihe bazaga bigeze no gutera igitero mu rwego rw'igihugu hariya mu Kiyovu turwana nabo kuva saa 6:45 kugeza saa 11 turabatsinda baragenda bari baduteye urumva ko ntabwo batwaye dufite muri izo nterahamwe ebyiri rero batari bakavukire kuko interahamwe za hariya mu Kiyovu inyinshi bari abantu bari ababoyi abazamu abantu bari ingegera aho ngaho insoresore zari zaragiye gukora imyitozo igabiro twari tubazi n'amakuru tuyafite ariko tukumva ko batari buze kutujegeza nko mu minota iyo Jetta imaze kudutambukaho interahamwe ebyiri zaje zivuye gusahura basahuye matora radio cassette zazindi za double cassette wenda bakera hari abana b'ubungu batazizi noneho za confidence zacu turabicaza mwamwe ibi bintu murimo nibiki bari bafite radio cassette bafite n'imyenda n'amatora tubicaza hamwe niyo turatangira turabakubita pe tuvuga mwabasenzi noneho tumaze nk'iminota 10 tubakubita turabareka ngo ni mugende ibintu dutegereje kuza kumenya ba nyiri ibintu ngo tubisubize nko mu minota 10-15 nibwo twagiye kubona tubona bazanye igitero bafite n'imbunda ahantu twari turi hari hitaruye ku buryo wabona muri metero
200 zaho twari turi none tubona igitero kirimo na za nterahamwe za ndi twambuye ibisahurano baramanuka noneho uko twari tumeze n'aba basore banjye bose nubwo duherukana twari turi nka 15 bose barapfuye mperukana nabo uwo munsi baseti uretse umuntu nyine umupolisi umwe uyabaye umupolisi yaje kujya kujoininga igisirikare yaba umupolisi simvuze izina rye ariko arahari nitwe turi babiri mu basore 15 b'abatutsi twakoze iyo bariyeri ubwo nyibiriwe yaciye ukwe nawe nabo basore 10 n'abangaye bose bacukwabo nanye ncukwange dutangira rero akaga gutyo yego ubwo mwe mwakoze iyo bariyeri mumeze nk'abashaka kwirwanira kuko mwabonye n'abandi bakoze n'ubundi nicyo twari tugamije kuko n'ubundi byumvikana ko Rosette yo tariki nyirizina abantu babaza bati kubera iki ayo mabwiriza nibwo yasohotse yarenza aho Tarasisi bigaragara ko yari tariki yateguwe yo kubwira abantu mugume mu ngo kugira ngo babone uko babasanga hafi cyane bakurenga umudugudu yego be kurenga umudugudu ikindi kibigaragaza nuko izo nterahamwe ebyiri twambuye ibyo bisahu mu minota 15 bagarukanye imbunda za iby'igisirikare ndabibona bagarukanye imbunda za SM nshyashya harimo hari batatu bari bafite inshyashya na babiri bari bafite ibishaje ariko twari ababonye gutya noneho nibwo twatatanaga yego hanyuma Gilbert birumvikana mwari mutangiye urugendo rw'umusaraba wakomereje hehe ni birebire urubyiruko rwaho ngaho muri quartier wacu bangiriraga ikizere cyane n'abasore muto ushobora gukina umupira ushobora kwirukanka abantu abaje nkagira ubwo nahite ndiruka bya bindi ntamenya amanuka ngani wacu ngezeyo nsanga wacu harafunze none ndagenda ndyama mu byatsi biri inyuma ahantu inyuma y'urugo noneho za nterahamwe zose ziraza zigota inzu y'iwacu zirayigota zose bakwita umuryango bagasanga urafunze ubwo iwacu nabo bahatatanye ubwo ko barimo kuzenguruka inzu bose ndabareba barimo kuzenguruka inzu ariko hakaba hari umwana w'umuturanyi barafite inkomoko yo muri Kongo ariko baraje kera umwana w'imyaka nk'itanu wandebaga ahantu ndi na nyina yari ahagaze mu maguru ya nyina noneho nyine barimo kureba ubwo bari baje wenda kureba ukuntu bari buze kunyica simbize noneho wa mwana bakavuga ko iyi nyenzi nyuze he bitotomba bivugisha umwana avuga ngo singu shaka kuvuga ngo singuriya nyina mukubita urushyi narabirebaga nari ndi hafi yabo aramuga ngo uvuga ibikureba none umwana mbona arebye nyina agize ubwoba nyina ahita kumufata n'akaboko aramuzamukana bamaze mu rugo iwacu nk'iminota nk'icumi bazenguruka bashaka uburyo basenya ngo binjire mu nzu bakeka kwenda ninjiyemo ariko kwa ko hari Rosette wenda amabwiriza yo gusenya atari yasohoka hanyuma baragenda noneho bamaze kugenda nicara mu rugo ndibaze ni ubu noneho abantu banjye bose ko tutatanye ntaga ari nk'ubu ngubu umuntu ashobora kubahamagara kuri telefone ntiwamenya ahantu birukanyiye biragenda gute nicara mu rugo ku tuntu twa escalier nshyira umutwe mu maguru mebera urwaje mu minota nk'icumi haza umusore arahari yitwa François arazambwira ati Bizimana baramwisha muciye umutwe Bizimana yari umusore twabitaga ngo ni kwa Somalia na abantu bafite imisatsi y'irende noneho arambwira ati ngwino tujye kureba ati turebe ikintu twakora noneho mva hahandi muri bwa bwoba ndigaragaza ndazamuka ndagenda njyana mu gasantere nsanga uwo musore bamuciye bamukase ijosi ntabwo yari yahwana arimo guhumeka amaraso aho kugira ngo ahumekere amahubwo agahumekera mu ijosi noneho sinzi buryo umuntu uzabaho abazabaho nizo nterahamwe zaje kunshaka noneho zirimo kundeba bambonye nanone agarutse mu bantu yitwa Nkeshimana imanuka imbere yanjye ifite pisto noneho ngenda sinzi niba byaruguta umutwe ngenda mwataka kugira ngo mufate mubazi byo mukoze noneho ariruka yagize ubwoba ariruka kubera iki kubera nyine za ngufu yakekaga ko dufite za zindi za cyara twajyaga tubakubita bakagenda yirukanse nyine ndongera ndagenda nongera nsubira kuri ya bariyeri ndagenda handi kuri bariyeri mbonye umuntu nibwo gambe naye mbonye umuntu upfuye gutyo
none numva ntaye ubwenge ntekereza ko ngiye gukurikira kuko bari banzi cyane barampigaga cyane ndagenda nubika umutwe mu maguru mu muhanda none wa gatanu hari bariyeri haza umumama yitabye Imana mu minsi ishize ari imyaka 2 ishize umumama abona ukuntu nicaye nihebye arazana mbwati nkubwire ati mwana wa mbabarira uve hano ati kuko ijambo ryose rimo kuvugwa amasego mbabarira uve hano kandi nicaye mu muhanda kandi bambonye mvuye aho hano ndamwase wa mubyeyi we ndahungira he nta hantu mfite nge n'aba basore bose n'abahungu bawe bose nabo kuko uwo mubyeyi yari afite abahungu nyine twagendanaga nyine twajyaga dukora resistance arambwira ati mbabarira ugende ati nabahita Yesu bihishe ati nabatwagira Yesu bihishe ati genda noneho ndamureba mbona ukababara afite kuntambabariye ndamanuka nangira kwisha gutyo ndamanuka njya mu rugo rw'abantu babakiga ndagenda mbwira umwana wabo twari tuziranye nabonaga nta mutima mubi bafite ndambwira nimisha anjyana muri plafo nirirwamo kwako rero buriya plafo irashyuha cyane noneho nkamuhamagara ningo namubwira no kwashyushye ati bakana kari mabara kugenda wowe uravamo twicare hanze nta kibazo noneho rero nibwo muri après-midi yose no observaga ukuntu ikakiri irimo kuraswa ikakiri yararashwe buriya nuko ku Roseti hari umugabo warutuye hano muri munsi y'izi ministeri ni nyiri murabona hotel Impara yego yitwaga Havugimana Emmanuel bamwitaga Nyirarucyaba iwe donc yarafite hari hitwaga kuri Soferwa uhabaye hotel Impara yarafite iriya nzu ariko atuye hano munsi ya ministère barashiwe kuva saa 7 kugeza saa 11 bamwishe bamukuyemo saa 11 na za blend urumva ibyo byose nabireberaga mu makostra noneho interamwe zo muri urwo rwo zaba zagiye noneho ngasohoka tukajya hanze n'uwo musore saa 11 nibwo nabonye yuko kwasenya birangiye kugeza naho bari bazanye na blend urumva ituye mu Kiyovu ureba Kacyiru kandi n'amazu yaratari yaba menshi cyane byose narabirebaga ubwo rero seti narishe lo 8 lo 9 lo 10 noneho njye mfite histoire ndende umuntu wahoze akora iwacu yitwaga Nsababera Eraste yaratari yatangira kwica kubera yuko mama wanjye yakoze nk'umukozi wo mu rugo noneho mama wanjye amaze kuba mukuru amwubakira akazi haruguru iwacu kamafuti nyine ko ashaka umugore yubahaga mama cyane noneho nibwo yatangiye kwica uko mama wanjye apfuye yari yaranze kwica kwa sinzi yenda yari yarahaye mama icyubahiro noneho niwe waje ransanga aho ngaho kwa namwizeraga umuntu twabanaga mu nzu kiri umukozi wacu ndamanuka ndamwandikaje ofete yitwaga Nsababera Eraste ariko mama yamwitaga ngo kakana kaje vuba none akavuga ngo kaje vuba ndamanuka ni kaje vuba ati aturi hano ndi hano mise bimeze bitati please mbabarira uve hano niwe muntu urimo gushakira ureba handi hantu ujya wajya aho inkotanyi ziri wajya awajya icyo gihe mwari mwaramenye inkotanyi inkotanyi twari tuziranye cyane kwa ko zari zaraje muri CND muribuka ko zari zaraje muri CND twajyaga kubasura twari turi no ku maliste donc umuntu wageragayo wese bamwe hari ukuntu bamwandikaga ku maliste wenda nabyo muri buza kubimbaza ndababwira uburyo byakorwaga hangati mbabarira uve hano muri iryo joro narahavuye ndazamuka njya handi hantu nanone waba wundi musore w'abakombozi nawe we utari warangije kutwitandukanya ariko yabaye neutre kubera ubwoba bashobora kumwica ndagenda ngezeyo aramisha nahamaze iminsi 2 wa gatatu babamenye ko ariho ndi byagenze gute maze kuhagera twararanaga na famille yose muri corridor kujya kuba batinya amasasu noneho nari mfite inkweto nari maze iminsi nguze izo nkweto hari umwana wo muri quartier acuruzaga inkweto za caguwa noneho izo nkweto nizo nabonaga zikomeye ari nshyashya mbarizo nambara nyine mvuga inti wenda sinzi igihe nzagarukira mu rugo noneho umunsi umwe rero ku munsi wa kabiri
hari hashyushye muri plafo iwabo, ndamanuka none nza kuryama ku gitanda turimo kuganira nyine turi mu nzu. None haza abasore babiri bo muri quartier baza aho ngaho, none babana barambwira ati zaje, ati ntiwakwizera umuntu zamuka, kubera ubwo nsiga za nkweto hasi. Ngeze muri plafo none baraza bicara ku gitanda baraganira, babwira aho hantu nari nihishe, bati Masengo ari hano. Tese ari hano gute? Ati dore zira nkweto nizazindize. Numva ni babandi nanone twari turi kumwe ariko bari bamaze kutwitandukanyaho. Tizira ni ati Masengo ndumva mbari hejuru, ndimo kubumva nibyo barimo gukora byose, ndimo ndabareba. Nari mfite ahantu ninjira muri plafo. Dore zira nkweto niza Masengo. Baragiye nyuma y'iminota 30 bazana igitero giteye ubwoba. Buriya nibyo mbabwira ngo Imana ni igitangaza. Nimutekereze wenda ndibuze kubabwira urwego nari ndiho nshakishwa nitugera muri Saint Paul, kuko muri Saint Paul ho bavugaga ko nibabona abantu batatu, babwira buriya Musenyeri Celestine, nabona abantu batatu, Lieutenant Masengo, Lieutenant Serme na Lieutenant Dominique, tutazagaruka gutwara abana banyu. Urumva urwego donc narenze akaza kabivuga, na uriya Angelina Mukanduti ufungiye muri hariya nawe akaza kabivuga, Odeta akaza kabivuga, izo nteramwe zangisha Imana zikaza kavuga ati padiri yarakiri padiri nitubona abariyeto na batatu ntabwo tuzagaruka gutwara abantu hano muri Saint Paul. Byageze n'igihe ababyeyi twari turi kumwe muri Saint Paul batangira kumva koko dushobora kuba turi koko bishoboka kukirenzaho, Mukanduti Angelina kucyo Odeta bose bazabaza abantu. Rero urumbo nyine najya kumbabwira uburemere nene nari ngezeho bwo gushakishwa. Uwo munsi dukomeza uwo munsi bamaze kuhagera, rero icyo gitero kije nabonye ko ntari buze kugikira. Nyibwo ndi muri plafo, inkweto nazizamukanye, ko bamaze kugenda inkweto nazifashe ndazizamukana, none baraza bicaza iyo famille nari ndimo barebye ati twumvikane Masengo ari hano kandi nitumusanga ahangaha famille yose turayica, mwebwe idaheri muri n'abakombozi, ntabwo ngo muno kudufasha akazi, namwe murapfa. Masengo arahari cyangwa ntaho hari? Ubyumva? Mbyumva. Ndi muri plafo binjiye mu nzu, reka mbabwire burya hari abantu b'intwari baravuga ati Masengo ntawe uri hano. Masengo arahari cyangwa ntaho hari? Ntawe uri hano, reka tumwishake. Burira muri plafo. Ariko ubwo igihe bari bakiri muri discussion nyine ni kwa kundi umuntu azakira. Murabona ukuntu inzu cadastre zubakitse, hari akantu k'akabaraza kaba hanze nako kari gafite plafo, ariko kugira ngo ugeremo hari harimo amatafari ya rukarakara, ndabanza nkura mabiri gutya, none nyatereka muri plafo buhoro ujya mu rubaraza, njya mu rubaraza. Noneho urumva ibatiri ndiho neza gutyo, noneho naryamye ndyamyemo gutya, none ibatiri ndiho. Ubwo ni saa 7 z'amanywa. Noneho ubushyuhe bwari buri muri plafo ntabwo bwari kubemerera kugumamo, barazamutse binjira muri plafo. Inzu cadastre ni nini cyane, none batangira kuzenguruka plafo yose. Ngewe mva muri ako njya muri ako plafo kibaraza. Babajyamo, noneho sinzi wari warashyizemo ikiringiti kuko aricyo gihe nagisanzemo. Noneho umwe aravuga ngo nguyu, ngira ngo barambonye, kumbi ni ikiringiti babonye. Baragiye, umwe aragenda nyine arakuroringa, tubyita kuroringa, ngo akurura ikiringiti ngo ata ngo nururingiti, arongera asubira. Donc ubushyuhe bwamubujije kuresistamo, yego asubira hasi. Barababwira ati Masengo, babamanuka hasi, ndabumva Masengo yageze hano. Batoya Masengo ntigeze agera hano. Bati mugize Imana iyo tumusanga hano namwe twari kubica. Baragenda. Ubwo muri après midi yose urumva nyine ngina buriya, reka mbabwire we n'umuntu utari wagera ku rupfu kuri poemor handi wita ngo ugiye gupfa. Buriya hari iminota ugera ukabikinya, ukumva n'icyakubaho cyose ushobora kucyakira, kuko byambaye inshuro ebyiri. Numvaga ko byarangiye nta nshobora kubacikira. Faya famille irangicaza Masengo. Rero ibintu byakomeye, dukize ry'uyu munsi ntabwo tuzakira iry'ejo, urebe ukuntu uva hano. Okay, ndagira ngo mbabwire ngo nanjye numvaga koko ibyo bankoreye bihagije, yego barisika ubuzima bwabo. Bagerageje kumpisha, bafite n'abana batoya ariko sinzi ibyo bari babigishije. Muri iryo joro rero kuri 11 shyira 12 nibwo navuye aho ngaho kuri uwo abo baturanyi b'abakombozi. Rero ndagenda nanone ni n'urugendo rero rwo kuva
mu Kiyovu kugera muri Saint Paul nukuvuga ngo nahagurutse saa 2 z'ijoro ngera muri Saint Paul saa 11 za mu gitondo narwo nurundi rugendo rwo kugenda ngera muri Saint Paul ubwo rero na Saint Paul naho natangiye saa 6 struggle donc nashinjwaga kuba harabo twakubise ya groupe twakubise nashinjwaga kumbona muri senti nashinjwaga ibintu byinshi cyane abo basore babiri bari impanga Dominique na Serme bo Dominique yakoraga muri mini transco mini transco yari ishinzwe gufata amamodoka ya leta Dominique yari muri iyo kipe ishinzwe gufata amamodoka ya leta yatabanyitse rero hari ukuntu buriya muri mini transco bari bafite ibyombo kwa Dominique bahasanze icyombo cyo muri mini transco none bahita kuvuga automatically ntureba n'ikintu avuganiraho na bene wabo b'inkotanyi nawe ajya ku rwego rwo guhigwa cyane ikintu gisekeje rero ikintu gisekeje kiganagaragaza ko Imana ibaho nuko uko turi batatu twararokotse ahubwo abantu barenga magana babibitambo byacu ubwo muri Saint Paul narwo nurundi rugendo rurerure wenda turakomeza turaza kugaruka turaza kugaruka kugeza ku munsi wo kurokoka nyirizina muvuga muti ubuzima buragarutse turaza kubigarukaho Madamu Kabanyana turi kumwe warokotse jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe wanganaga iki murakoze cyane icyo gihe nari mfite imyaka 16 wari ufite ubwenge wararebaga wari ufite ubwenge uyu munsi uko buriho uko yabivugaga ati hari Imana y'umuntu ni Imana ibihari hari n'urugendo umuntu aba yaraciyemo kugira ngo uyu munsi tube twicarana tukaganira urugendo rw'Icyenda na Kane by'umwihariko mu kwezi kwa Kane rwari rumeze rute ku buzima bwawe unatabasha kubonera ibisobanuro ni naho tuvuga ngo twabonye Imana tuyibonesha amaso ngewe ku itariki 7 izi za papa bari bamaze kumwica ngewe jenoside yabaye ntari mu rugo iwacu twavugana turi abana batatu bucura batetesha cyane ko bavugiraga ko papa nawe wabo yari bucura donc umukobwa wa papa guhera 93 twebwe twahoraga mu nzira mu kwihisha ibitero bikadutera buri munsi uri uvuze Kagarama cyangwa kuvuga Kicukiro centre ukavuga umugabo witwa Karinama ryo arazwe liste ya mbere yo habaga mitingi ikabera haruguru kuri secteur babanza kuvuga bavuga Karinama ryo ko ari inkotanyi abana n'inkotanyi ibitero bikamanuka wani papa wawe wani data nibuka neza ko tutangiye vacances igitero cyaraduteye idutera twicaye muri salo turi gukina amakarita aho twari dutuye muri salo wabago hari meze hasi uko abarebaga mu muhanda icyaduteye ubwoba nuko mu arumva amatara yo hanze yarasaga mu muhanda tugiye kura dusanga muri ibyo bitero harimo abana b'inshuti na musaza wanjye yitwaga Nsabimana hari umuntu yari ati ari umuturanyi ni interamwe no barafunzwe witwa Jean yari yamutije ingofero yenda gusa na fro y'icyatsi cya kankikiro cya police turebye dusanga Jean ari mu gitero kiri kudutera amabuye menshi cyo gihe naratitiye mu gihe twari duturanye n'umugabo witwa Karangwa yari umututsi uvuka za Gitarama yumvikanye na papa muri clôture dushyiramo akantu k'akaryango ku buryo iyo baduteraga twahita dufungura akaryango tukajya kwa Karangwa tugahita tumanuka duhunga kwa nyogokuru baratuye kuri hano munsi ya paroisse Kicukiro aho bita ku Gatare ubwo byabaga ari automatique guhita tunyura mu tuyira tukaba tugeze kwa nyogokuru tugiye kwihisha yego ubwo kenshi tukava tugiye kuri paroisse ya Kicukiro kwihisha byari ibintu byamaze kutujya mu mutwe ariko icyo gihe tukimara kubona abaturanyi turegeranye nge naratiteranirwa kuva mu ntebe kugira ngo bazahankure byabaye ikibazo umwe yafasha undi afasha donc turahunga bukeye mu gitondo bati rero uyu mwana ntago tuzamushobora mushukuru wanjye yari umuntu w'inkwakoza ati nge rwose nditaye nta kibazo cyo guhunga batereka tumujyanye kwa nyirasengera ubungo twumvaga irubungo ari ahantu kure ariko nkagira na marume wari utuye mu izindiro icyo gihe twanagiye ubungo mba kwa tante ariko kubera iyo traje nibyo twabaga muri mfite mu byaro wanjye twamurabukirwa yakoraga muri Astaride hano Gikondo buri munsi yambwiraga amakuru
uko aje ariko noneho bigera mu kwa kane nkumbuye mu rugo nkumva nta nubwo mbasha nanirwa kurya ndavuga ndashaka gutaha ndibuka ko byamfasha ari nko mu masaha 9 murabukirwa rero reka tumushyire kwa nyirarume afite imodoka yitwaga Vincent aramutujyanira mu gitondo cyangwa muri uyu mugoroba turabona yigize nabi twaragiye tujya kwa oncle tugezeyo dusangana nahari murabukirwa terega umukobwa tubanye bambara ashaka gutaha ati se kera banyitaga amapori ati se amapori uyu mugoroba ntukuri ndashaka gutaha nkumbuye papa donc nari nkumbuye kurya no kurya byari byananiye byo hari rosisi ejo hashize oncle akize mu modoka turagiye tugeze mu izindiro hariya bita kwa Nsekarije imodoka itobotse ipine ndashaka kugaruka kuri yamana itobotse ipine nta pine de reserve yari afite ati mapo urabona ko imodoka itobotse ipine reka mu gitondo ndakujyana ubwo imodoka ya oncle yaranaharaye ubwo twagarutse mu rugo uko indege hanutse reka da ntago tubizi kuko kwa oncle hari abana benshi nabo bahungiye babyara banje ba Kicukiro turagiye turaryamye bukiye mu gitondo ubwo ni rosette uyu munsi ariko twumva amasaso twumva amatwi yacu yaramaze kumenyera ibyo bintu grenade raturetse kumva ni ibintu bisanzwe ubwonko bwari bwarakiriye ibyo bintu tugiye kubona tubona impunzi ziraje nyinshi tubona byajya kugera mu masaha hari umushiki wa Vincent ubwo ni umutante yavuye mu rugo ajya kugura umugati kugira ngo tubone icyo turya mu gitondo agaruka yiruka ati murabizi ati Kinani yapfuye naho twamenye ko Kinani yapfuye nta nkuru tuzi noneho umudamu wa oncle witwa Solange ubona agize ubwoba agiye mu cyumba na oncle batangiye kuganira baraza atariko ibintu bishobora kuba bitameze neza tante Solange araza ati mutangire muzinga imyenda twamenyereye guhunga bese turaba nomade muzinga imyenda murebye ibishoboka mufata ibiryo ubwo twari dufite amaporridge donc twegeranye by'imbanze bishobora kudufasha bigeze mu masaha 7 impunzi zose ziva za Kimironko zose zatangiye kuza nibo bazatireka ibintu byacitse aho ngaho mwizindira amagrenade ari kuvuga oncle ati rero harageze ko duhunga ndibuka ko twatangira urugendo uyu munsi 10:00 urukumbuzi ruzi wanyu urabyibagiye warangiriye kuri bya ubwonko bwahise bwifunga ntangira kubona abantu bahunga ntangira kubona ibintu byakomeye ntangira no kubona noneho abakuruse muri twebwe batangiye gushya ubwoba 11:00 ndibuka ko akavura katangiye kugwa niho twatangiye guhunga turazamuka ariko ubwo noneho bashyizeho amabariyeri nta nubwo ndibuka ko twatravishije umuhanda twasohotse mu muhanda tujya ahantu biti Karama uri haruguru mu izindiro ahantu hari ikintu kimeze nk'aho bacukura imicanga ndibuka ko rero twatravershe kwe ngo tutagira abantu duhura bari bamaze kuhagota turazamuka tugikarama tugeze Karama twaze gusanga hari impunzi nyinshi zavuye za Kimironko izavuye za Remera izavuye aho za Rubungo mbese abantu baruzuye ku mashuri ndibuka ko twaharaye ariko urumva abana tuhageze twahuye n'abana tweganye za secondaire kuko nicyo gihe nigaga kuri apape hari abana b'abahungu bigaga muri za eto bahunganye amakarita urumva nk'abana tutangiye gukina amakarita ariko ababyeyi bagize ubwoba bwinshi ndibuka ko urumva twahunganye ibintu hari n'abahunze urumva hahunze abahutu n'abatutsi ntago tuzi ibyo ari byo amasasa ari kuvuga urumva niyo briefing hariya mu byaro nta nubwo benshi bavuga ngo abantu bagume mu rugo ariko bumvishe grenade bumvishe amasasu ati kabaye inkotanyi zahageze ari abahutu barazamuka ari abatutsi barazamuka twese twisanga ku mashuri ndabyibuka neza bwarakeye kwitabwa no ku itariki 8 ku itariki 9 hayamanutse abasirikare b'aba PM bavuye Ikami twagiye kumva tubona baratuka aba PM ni police militaire ni nka military y'ubungo icyo gihe babaga Ikami baraje baratugota abantu turirukanka tubona ibintu birahindutse baravuga ati ndibuka ko umukuru wabo yaraje ati ndagira ngo mbabaze turabizi ko abatutsi hano murimo hano kandi tuzi ko rimwe muri kuturwanya nimubwire basaza banyu n'izo nkotanyi baze tujye kuri tele turwane tubatsinde ibyo kwirirwa bihishahisha muri mwebwe ariko mu by'ukuri bagira ngo barebe tele barebe abantu bahari kuko bwarakeye tugiye kumva twagiye kubona tubona community raje
yaje ivuye Indera ubwo ni Ronze ivuye kwica Indera za Petit Seminaire n'iki kuko yaje ifite amaraso ya ubwo buratwica tubona ko ibintu byahinduye isura uyu munsi ntiyatwisha saa 9 umunsi ukurikiyeho ndibuka ko nari ntetse urumva kwa onkle ko twahunze twagiraga igihe cyo guteka kugira ngo hatagira ndibuka ko ari ngiye wari utetse ariko ubwo utetse muri hahandi mwahungiye ku mashuri rwose mu kibuga rwose ndatetse mu gitondo nari natetse igikoma ndabyibuka ko nibuka ko impamvu ngarutse ibyo byo guteka no kugira ngo mwumve ukuntu navuye Karama kuko nabyo ni inzira ndende ndibuka ko maze guhisha igikoma haje umudamu afite umwana ubona inzara yamwishe neza ati wa mukobwa ko umwana mpfiriyeho ati wamumpereye agakoma urumva twahunganye ibintu ndibuka ko namubwaye saka kantu karamuhaza ufite abandi se ati ndabafite ntigenda uzana ijage azana ijage nyuzuza igikoma aragiye ahaye abana ndavuga nti na saa 6 turateka uze kuza ibiryo bikimara gushya saa 8 twagiye kumva twumva induru ziravuze aho narinde hari umusaza yambaye akenda hari hasi hunza abasaza benshi ndamwibuka yitwa Gatwa namumenye bakimara kumwica Interahamwe zamanukiye kuri ako gasaza kaba kamuciye umutwe tubona ko ibintu bikomeye ubwo Interahamwe babasirikare bose kumbi muri ya masasta batugose barinje batemaga umuntu bakurikije isura baratemaga mu mwanya muto mbona ikibuga cyuzuye imirambo njye nibuka ko haje Interahamwe yambaye ikintu mu mutwe kimeze nka cya kindi cy'abarasta niro turuva agiye kuntema ntereka da ntikuntemaze niyamana ati none uri gutema abandi njye ntabwo ndi umututsi kuko tuzi ko icyo twazamaze ko abatutsi bose bagomba gupfa icyaje nese mugana njye sindi umututsi arandeba ahita ajya kuvuga umusirikare umeze nkaho ahagarariye ubwo bwicanyi ati nyamara turi buze kwica bene wacu bavugije amafirimbi bati mwese abasigaye mujya mu mashuri ni ukuvuga ngo amashuri abari basigaye bataratemwa twirunda mu mashuri ku muryango kugira ngo usohoke noneho ugomba kugaragaza icyo uri cyo nimba uri umututsi nimba uri umuhutu ku muryango umwe hari Interahamwe zitazi kumanukana zikakujyana mu gashyamba kukwica hari n'abo wereka ibyangombwa ariko muri icyo gitondo nsubiye inyuma aho twahungiye hari assistant burugumestre yitwa Patrice n'uyu munsi arahari yaraje yegera onkle kuko bari inshuti amugatira ibintu byakomeye uko byagenda kose ntago nzi ko uyu munsi mu burenza atari ko ngiye kureba icyo mbakorera yaramanutse aza kuri commune aje kutwibira amarangamuntu ahageze asanga commune bayimennye nta rangamuntu n'imwe irimo atapa ibintu by'ibyangombwa icyangombwa cy'uko atayirangamo ibyangombwa uhunga yarabizanye twese uko twabaga kwa Vincent kandi twabaga turi benshi kwa oncle yarabitwandikiye mu by'ukuri mu myenda yacu umuntu yari yiryamyeho afite icyangombwa cy'uko atayirangamuntu ahunga ubwo za saa 6 nyine ubwo tugiye mu mashuri ubwo nsubiye inyuma tugiye mu mashuri nkijya mu ishuri nasanzemo mu kwinjira mu ishuri na wa mutante madamu wa oncle twinjiranyemo yari afite akana gato kitwa Yves nsanga mufashe mu kwaha ari gushaka kumuhibera umwana nawe yakanuye byamuyobeye akinkubita amaso ati mapote nawe uri hano ntinde hano tanyije namubwira nti so turava gute twongorerana kuko urumva turi benshi ati ntago mbizi yarambwiye ati ku mana sinzi ukuntu narebye gutya mbona wa mugore nahaye igikoma subira inyuma gato ndamwegera ndamwongorera ntumva ntwamvanya nge famille yanjye yose yagiye sinzi aho iri kandi nta byangombwa mfite yari afite abana b'abakobwa harimo twenda kungana yahise ambera imfura kuko wasohokaga muri nka famille mwagendaga ku murongo nimba ari umupapa n'umumama n'abana mwagendaga nka groupe yahise njya mu murongo we icyambere abana be ntidusa urumva n'ibintu bibiri bitandukanye yahise angikoreza ikintu cy'igifuka kirimo amasafuriya ati dusohoka bizikorere ibaza kwikorera uri mu nzu uko kwikorera ise manura ikintu cy'igifuka mere nkaho nkihishamo amaso kugira ngo batakureba batandeba ariko twenda kugira mu muryango umwana w'umukobwa yashatse kuntanga ndibuka ko twakurikirana bati mwese muravuka nagiye kuvuga nibuka ko nasubije inyuma ukuboko mpita murya irwara ku kuboko
cyane ariko ku buryo yibajije ibimubayeho ahari ntiyabasha kugira ngo atavuga ngo ye. Turasohoka tukigeza mu kibuga urumva ni imirambo myinshi sinyamenya n'umubare waguye ku kiliziya Karama ni mwinshi. Uko tumanuka abasirikare bati wa mugore uwo mukobwa navemo si umukobwa we nta naho muhuriye, ariko nagiye mbasanga nkibasanga n'umufuka ku mutwe wuzuye ibisafuriya by'imikara urumva imbyiro ibintu byo mu gitindi. Kwa kundi abasirikare baje kunkura muri uwo murongo ngo banyice, kumbe hari izindi ntambwe ziri kugenda zisaka mu ishyamba ryari dutwegeranye ryeye amashuri rivumbura umuntu. Sinjya nibuka uwo muntu izina rye kuko nzi ko ngo yari umucuruzi Kimironko, baramushatse baramubuze, bakimuvumbura bose n'abashaka kujya kunyica basanze wa mugabo atangira kumutemaguriraho. Buri uva Karama bari bafunze ahantu hose umuhanda ari umwe, bageze hepfo bubatse akantu k'akazu k'ibyondo ako kanya ku buryo ari nkaho iyo bariyeri niyo ya mbere ya verifiyaga ko nta muntu bacitse ntawo harengaga. Baba bagiye kumuhugiraho wowe uragenda? Mba ndamanutse n'iyo famiye tukigera hepfo dusanga ya bariyeri, wa mudamu mbona agize ubwoba ahita afata abana be bose binjiye muri ka kazu nsigayeho ngaho. Yari bariyeri y'abahungu nka 20 ariko bafite amaraso bose bavuye kwica Karama. Ubwo ndagenda nicara naho kuri bariyeri, bati se wowe urajyayo? Numva ndi kumwe na tante agiye hano hepfo. Ati sura nti ngo ndahunga nasuvuye ntimvuye Karama. Bakandeba akabona nta bwoba mfite, kandi koko burya jenoside yatangiye nimba bwa bwoba natitiriye mu rugo narinze ndangiza jenoside nta bwoba mfite, niyo kwa kuri Imana izakiza umuntu. Bati wanyu ni hese? Ntumva iwacu ni Kigali ariko naje indege y'umubyeyi yahanutse naje hano kwa Murasangabo yari interahamwe. Yari interahamwe abamuzi ngira ngo yakoraga ku ntara. Babita iyo quartier bayitaga ngo ni mu Gikonya, ni nko ngo ni mu Rukiga bayitaga mu Gikonya. Naje nje kwa Murasangabo indege y'umubyeyi yahanutse ndahunga, bumvishe Murasangabo narimbishe mu bwonko. Twaricaye turaganira, wa mubyeyi ategereza ko banyica araheba, kera kaba yarasohoka ate tugenda. Manukanye nabo turamanuka urumva naho mu Masizi, tugeze iwabo iwe umugabo akimukubita amaso ati iyo nyenzi urayijyana he? Ahita amukurura. Uwo mugabo yari afite icumu, buriya kera hari amacumu yaje nani inkota zabaga zifite ibyoya ushyira mu rwubati, nibazagaho izo nkota zanavuye. Umugabo yari afite inkota, abahungu yari afite abahungu bakuru mu guhunga, urumva abahungu basigaye mu rugo. Yari afite abandi bahungu babiri, bose ngiye kubona mbona bazanye ubuhiri buri amaraso. Nicara aho batu wanyu ni hehe? Dukomeze. Ndamubwira nti rero ntinayibabwiye ntibura kwa Murasangabo ni kwa onkre. Indege yahanutse ngiye kwa nyura, ariko ubwo umugore ngira ngo yagiye mu nzu abwira umugabo ati uyu muntu umufashe kuko nagiye gukora mbona arasohotse n'abahungu be baranyeskotinga. Bati rero hano ntago wahaguma, reka tukujyane ku mashuri Kimironko niho izindi mpunzi ziri. Umva interahamwe zaramperekeje zingeza Kimironko. Reka tunakomezanye nawe ku rugendo watubwiye nyuma yo kuva hariya muri ruriya rugo. Nanashimira cyane niba hari abakiriho batwumva, ntago twabura gufata umwanya wo gushimira abantu bagize neza. Urahavuye ukoze urugendo rw'amasaha maremare. Kubera iki yabaye maremare? Kubera yuko buri sangano ry'umuhanda harimo bariyeri, buri sangano ry'inzira akayira ka Kinyarwanda harimo bariyeri. Ugera kuri Semporo kugira ngo kuva mu Kiyovu kugera muri Semporo ni minota 10, kandi Semporo urabona ariko ari mu gihe cya Kiyovu. No kuvuga ngo kuva hari iwacu kugera muri Semporo ni minota 10 ugenda n'amaguru ugenda witonze. Nahagurutse saa 2 ngerayo saa 11 za mu gitondo. No kuvuga iki, haraho nageraga ngategereza ko interahamwe zisinzira, haraho noneho nafataga icyemezo nkanazinyuraho muri iryo joro. Kubera iki? Buriya hari ikintu tugomba kumenya gutandukanya. Za nterahamwe zatojwe kwica, ziriya zarakoraga ku manywa, noneho abaturage bamwe na bamwe bakabashyira ku mabariyeri nijoro kugira ngo barinde inkotanyi zishobora kubinjirira. Rero abo baturage babaga bari ku mabariyeri, hari igihe bisinziraga ku mabariyeri.
ubwo rero nge muri izo bariyeri nagendaga ncaho hari aho nageraga nkamana nk'amasaha abiri ntegereje ko basinzira cyane cyane urugendo rurerure narukoze kuva mu masaa 7 kugera saa 11 niho nashoboye kugenda neza ngo ngere muri Saint Paul Saint Paul urahageze ndagengeze muri Saint Paul mageze ku tariki ya 11 nsanga abantu barimo koga mu gitondo abantu batarenze 100 muri inkotanyi zahaturokoye turi 2,000 dusanga harimo amashanyarazi arahari abantu barimo kwibrosa amazi ibintu byose birahari ninjiramo bambonye bati twari tuziko abanzi ni hafi ya Saint Paul twari tuziko bapfuye noya ndiho Imana ishimwe ubwo rero kuri 11 12 13 15 haba igitero muri Sainte Famille batwara abantu Sainte Famille Munyakazi Laurent Renzaho Tarsis Padiri Wenceslas Munyeshyaka Mukanduti Angelina Nyirabagenzo Deta nibo batwaye abantu harimo na mukuru w'iwanjye witwa Rwigamba Jean Marie Vianney w'imfura baza kubicira hano mu Kiyovu twitaga muri Sainte hari umugabo wari umaze kwiteza imbere yubaka ikintu kimeze nka alimentation acukura ibyobo bya fosse septique noneho babavanaga muri Sainte Famille baza kubicira mu Kiyovu igitero cya 15 z'ukwa kane hari kwa gatanu hari Hirix yari yanditse ko komine Nyarugenge ebyiri n'indi modoka zabatundaga batunze umunsi wose baza babiciraho hano abantu twakuyemo abantu ima genocide 600 na muri ibyo byo kuri 15 Sainte Famille barayishe Sainte Famille fatanya na Saint Paul buriya Sainte Famille Saint Paul Sera Joke n'abakarikuta ni ahantu hamwe nyine mu gipadiri ahantu aho hose abantu bare barahungiye bisha abantu abasigaye bakeya baza muri Saint Paul baza kutubwira ibyabaye muri Saint Paul ubwo hari kwa gatanu 15 z'ukwa kane 22 kuri 22 z'ukwa kane nanone hazi ikindi gitero nanone cyo muri Sera sinzi niho wabona ni hagati ya Saint Paul na Joke na abapadiri b'Abapère Blanc bazaga kwigira ikinyarwanda Centre d'apprentissage des langues africaines niko serivuga noneho baragenda kuri 22 z'ukwezi kwa kane abo bagabo abo bantu izo nterahamwe mbabwiye Renzaho Tarsis Munyakazi Laurent Mukandutiye bose abo bose bayoboye baraza binjiye muri Saint Paul batwara ababyeyi batwara bitwa barwanga bitwa bagahima batwara umugabo wakoraga muri Radio Rwanda yitwaga Yezu twamwitaga Yezu muremure cyane yari umushoferi muri Radio Rwanda y'umukarateka bazaga bafite yitwaga Albert bamwitaga Yezu umugabo mwiza cyane wari uzi kurwana uwo munsi 22 bica abantu benshi ubwo urumva batangiye Sainte Famille barabishe ikindi cyumweru après une semaine nyuma y'icyumweru bihishe muri Sera noneho bamaze gukuramo abagabo bose Padiri Wenceslas Munyeshyaka aravuga ngo abagore n'abana nibazamuke bajye muri Sainte Famille Padiri rero buriya we murabizi yuko nyine yuko yanaviyoye bashiki bacu byo murabizi hakaba harimo n'umukobwa witwa ya Sainte wanze ko baryamana hanyuma aramwicisha we nashobora kuza kwibwiraho nimbona umwanya ukuntu yamwicishije by'amateka turayafite n'ibitabo byaranditswe na mama w'umwana afite ukuntu na mama w'umwana nawe yarabisobanuye mbere yuko yitaba Imana kuko mama w'umwana witwa Rose we yararokotse bica abantu lo 22 ubwo urumva no kugenda bajya ahantu hose systematiquement bari basigaje Saint Paul no mu bakarikuta ubwo kuri 22 noneho uwo munsi kuri 22 baje muri Saint Paul ariko baza muri après-midi baje nko ku sindi cyari kibazanya ariko ntabwo bari bishe muri avant-midi na après-midi gatoya muri Sera none baza muri Saint Paul uwo munsi rero nagize ibibazo bikomeye cyane urumva nge nari mbizi ko mpigwa hari umugabo bari barohereje muri Saint Paul witwa Pierre akagabo gutya gafite injwiri niwe wababwiraga ngo ahangaha naha hari uwo dushaka bari kuri liste uwo munsi rero baraje baragota barashakisha bafite liste kuri liste basomye icyo gihe Malengo wasomye ntago yarazi Masengo yasomye Malengo S abonamo R hamagara Malengo numva nyine kuko nanjye nabo bitwaga ngo nabariyetona none ndihisha none mbonye ko bagiye kungeraho ndomboka ndagenda manuka muri Saint Paul ndagenda ndyama ahantu mu rutoki rwo muri Saint Paul none wa undi Pierre arababwira ati Masengo nguyu yamanutse hari baraza bajya muri rwa rutoki rwose nibyo asumta mushiki wanjye yavuze ati Imana ni Imana ndagira ngo mbabwire urutoki ahantu hato cyane baranyaserikira nk'abantu 150 barangije bate minsi ni yariyo yose
noneho kwa ngewe naragiye ngeze aho ngaho muri urwo rutoki mpura na mur iyo mur niyo kuri Sainte Famille, donc Saint Paul na Sainte Famille yafatanye. Negura ibyatsi byari gihe cy'imvura, negura ibyatsi ndyama muri ibyo byatsi, ariko ngirenzaho ariko amaguru arasigara. Baraza amagara hejuru muri metero 2, baraza mbareba n'imipanga ishashagirana. Nari nambaye isaha, bangeze hejuru saa 6:22, bamva hejuru saa 6:30. Batakubonye ariko batambonye kandi amaguru ari hanze, donc partir ariko nahishe hejuru gusa kandi ari benshi cyane. Noneho bakazajya bavuga ati inyenzi inyuze he, inyenzi zizikwihisha. Mu kimboteri cyari aho hafi muri metero zindi 2, babona kiri nyagambuye, bose bahugira kuri icyo kimboteri. Bakuramo umusaza yitwa Modeste arahari, bamukuramo mu kubitishe byingo, bari bavuze ngo dore nguyu Masengo. Noneho bavuye muri icyo kimboteri nyine bakuyeho ibishingwe, babona n'uwo musaza yitwa Modeste abakicukira. Baramubwira ngo zana amafaranga, abaha amafaranga 700, yambaye jeans y'ubururu, akuramo muri aka kantu kitwa nangamade, aba amafaranga 700. Ngo ntabwo uyu munsi dushaka abasaza, ngo gisubire mu bandi, ngo igihe cyawe kizagera. Noneho urumva deja bamaze kumbura interahamwe imifata wa mupanga wari ucyaye impagaze hejuru nyine kandi amaguru ari hanze. Ariko ubwo buriya nibyo navugaga, buriya mbere nge narapfuye mbere ho minota 15 nari narangije kwiyakira, mbona ko ntawe ushobora kubacikira, amaguru ari hanze n'inyagambura. Noneho ikizere cyagarutse, yantera impamagaze hejuru, yafashe umupanga ikubita insini yitira kwizika ikuvura amaguru yanjye. Baritotomba inyenzi nyuze benshi, insina yose barayitema, baranje baragenda. Bakimara kumva hejuru nahite ko nsinzira, nasinziriye kuva iyo saa 6:30 kugeza saa 11 kiri hahandi. Ariko ubwo nyine donc bamvuye hejuru ibitotsi biyo biraje murasinzira. Bigeze saa 12 mvamo nsubira muri mu bandi, ngezeyo nyine nsanga nanjye ndi kuri liste y'abapfuye, ariko umva hari akabwibwi. None umungu witwa Gasinda ahita akavuga ati na Masengo bamwishe koko, ati n'ukuntu bishe mama we. Mbicaye mu nyine hari nijoro, n'umati mama we bamwishe nabi cyane, ati nyesha Imana natarake bamwishe nabi cyane. Wa munaniro none mitako menya amakuru kuko mama wanjye aguye mu karikuta, hari abantu ba Sainte Famille. Mama bamurashe saa 4 mu mutwe, amaraso akomeza kuva asaba amazi, hanyuma bamurangiza saa 11 nyine amaraso amaze kumushiramo. Ndabyumva ndavuga bya bintu birakomeye kweri, mama nawe baramwishe. Ubwo nyine nshika intege nsubira ahantu nihishaga nyine muri Saint Paul ahantu, kuko nahajyaga mu ijoro ndaryama, ariko ntaryamye. Ubwo le 22 birashize, le 24 ahita ko haza abandi basirikare bavuye inkotanyi zikubitiye ku irebero, baza bashaka amafaranga muri twebwe. Igitero bita muri Saint Paul ngo wagiye, baraje baravuga ngo abahutu hano abatutsi hano. Ariko nge sinashobora kwigaragaza, nabaga nyine ndahantu hihishe, byo narabirebaga. Wari muri ba bantu batatu watubwiye, buri wese yazaga avuga ataba nitubabona abandi murarokoka. Byageze n'igihe ababyeyi bamwe byumvikana bakajya bavuga ati ko abo bariyetona kuko niba baragiye mwabatanze basi. Ariko bari barabisabariye tona gute? Batwitaga abasirikare kubera Dominique we cya cyombo cya kindi cyo gufata amamodoka ya mini transco. Na ubwo urumva nyine icyombo bari bazi ko ari cya gisirikare, bari bazi ko nta wundi muntu utunga icyombo kuko na minuari yari igifite. Ntibumvaga ukuntu umuturage atunga icyombo kandi cyari cyo gufata ayo mamodoka. Ngewe rero impamvu banyitaga liyetona nyine ni kagatsiko kanje nari mfite kajyaga karwanya interahamwe, kuko twari dufite ukuntu tunararira abantu bacu ku buryo batasagarira. Ubwo hari byo nasimbutse, hari ntambara nyinshi twagiye turwana nyine, nko ku mugabo witwa Remy bigeze kuhatera bashaka kumwica, turarwana ijoro ryose n'ibirebire. Muri Saint Paul rero ubwo le 24 dimanche baragaruka, batandukanya abahutu n'abatutsi. Padiri Nyakubyara ubu ngubu ni musenyeri yitwa Celestine Hakizimana, araza arababwira ati mureke abantu b'Imana ahubwo muze tuvugane. Aragenda baha amafaranga biranga baba make, none baza kureba muba kwisaka. Abaturage nabo nyine barisaka barabaha, ariko bari abasirikare bataye umutwe, inkotanyi zarashe nyine bahunga. Aho turabakiza, none baratubwira ngo le 5 mai kitariki ya 5 z'ukwa 5
hazaza igitero muri Saint Paul cyo kugira ngo bice abantu nyine babasasire Habyarimana ngo niho bazamushyingura. Tugira Imana icyo gihe biragera twamenye ibyabaye turabisimbuka ubwo nimo kwihuta kugira ngo ngere noneho kuri 20 hagati ya 20 na 25 inkotanyi z'ukwa gatanu inkotanyi zikubita i Kanombe twumva twabaga turi muri Saint Paul maze tugiye kubona tubona abasirikare na za blende n'ibisasu n'iki barimo kuzamuka no kuri peage bahunga ako nyine ukicinye cyara ukavuga uti Imana nyamara Imana kuko twaribazaga tuti koko isi yadutereranye n'iki cy'abatutsi bakoze ku buryo kuko tutatabarwa minuari irahari ntidutabarwa tukibaza bikatuyobera tubona baragiye turavuga tuti kabaye tu mu minsi mike dushobora kurokoka ubwo ndagira ngo nihute cyane noneho kuri 14 z'ukwezi kwa gatandatu noneho Saint Paul bigezweho baraza bafata ikitwa umusore cyose nawe warurimo ntago bamfa yewe kubera urwego nari namaze kuko bazaga babaza na padiri yo yari yaranabidusobanura ko abo ngabo bitwaga ngo turabaretona ati mwebwe ntimushobora ati aba bantu barabahiga ati nimukananyeganyege rimwe umunsi umwe nigeze kwihisha noneho bigeze nijoro kuko nijoro tutaterwaga nca ku bantu noneho umukobwa umwe twa Françoise unzi duturanye abwira abantu nyine ngo tare Masengo nuriya noneho bahita kavuga ngo hoya ngo Masengo se nuriya kuko ntibari banzi bumvaga izina noneho bahita abantu bari bicaye mu gatsiko numva baravuze ngo mbese ni kariya noneho n'umutima mubi nari mfite n'umushiha nari mfite ndaza ndabaza niko ngiye murabona ndakantu barambwira ati ntagaru urwango twari tuzi kuri umuntu wamaze abantu twari tuzi kuri igisore kinini cyane ndabumva nta mwanya nifite wo gutekereza mitako mpunga ndagenda ariko kuri iyo tariki ya 14 baraje batwara abasore 72 batwaramo abasaza babiri umwe yitwa Murasandonyi n'undi wari wavuye ahandi ntibuka batwara abasore muri abo basore harimo umusore umwe yitwa Muyoboke Jean Bosco yari umurokore wa undi w'intangarugero baramufata baramuga ati Bosco ntago tugushaka turashaka Masengo murarana muri chambrette twereke Masengo hanyuma we turakureka buriya niyo mpamvu kuri iyo tariki ngomba kunamira Umuyoboke Jean Bosco yarapfuye yarinze apfa atanyerekanya kandi yarazana nagiye kwihisha bamutwara mu basore 72 bajya kumwicira hano mu Kiyovu nyine nabwiraga bitaga muri sente kuri iyo 14 rero bishe abo basore ariko 70 n'abasaza babiri baramanukana bicira hano nibo muri babandi nababwiye 600 n'abangaye twataburiye tujya kubashyingura mu cyubahiro ku Gisozi ubwo rero ndagira ngo ngere noneho kuri finale ubwo hari kuri 14 z'ukwa gatandatu kuri 15 haje abantu muri Sainte Famille hari operation yari yabaye hagati ya minuari yari yaje igapropose abantu bashaka kujya muri zone ya gouvernement n'abashaka kujya muri zone ya FPR bakabatwara hari abo bajyanye rero babajyana ikabuga donc hari parti imwe y'abantu babaga muri Sainte Famille bajyanye ikabuga natwe rero baza kutubwira yuko iyo operation ishobora kutugeraho abantu biyandikisha ntago nashoboraga kuba nakwiyandikisha kuko nk'ayo ma liste yaragamije kugira ngo bamenye reyero abantu barimo umuntu angira inama rero wowe ntiwiyandikishe ahubwo wowe uhimba izina niba rihamagarirwa uza kugenda noneho dushaka izina nandika kuri liste nyine ko nitwa Mabuka bati bavuga Mabuka ubwo ngubwo uragenda ubwo hari kuri 15 liste irakorwa bayiha padiri kugira ngo nyine bazaduhamagare natwe batujyana ikabuga 15 twirirwa aho ngaho 16 nanone twirirwa dutegereje yuko dushobora kuba evacué nyine tukajyanwa muri zone dushaka hanyuma uwo munsi padiri aratubwira ati mushobora kuzabuza wowe na Serme na Dominique mushobora kuzabuza abandi bantu kugenda kuko bababonye ntibatuma mugenda none mwebwe mfite umukozi ahangaha uzahana inkotanyi ziri hano ku Gisozi atwihariya ku Kinamba aragenda bereke abatungira urutoki mwebwe mwambuke mugihe okay mwijoro rero ya 16 turitegura tugiye kugenda nyine tugiye gusanga inkotanyi nyine ku Gisozi na wa musaza yarapfuye ubungubu yari umuzamu wa Saint Paul tumanuka saa 6 z'ijoro
mu ijoro ryo kuri 16 rishyira 17 tumanuka tugeze muri ya shyamba ryo muri ya Saint Paul amasasu aravuga menshi ya masasu yandi ushobora gutakaza akantu hasi ukaba wakabona ishyamba ryose rirabona. Dominique arambwira ati mase ati amasasu nayi inkotanyi. Ndamubwira Dominique rero